muri iki gitondo mana turagushima, muri iki gitondo mana turaguhimbaza, muri iki gitondo mana turagushima, muri iki gitondo mana turaguhimbaza, muri iki gitondo mana tuguhaye icyubahiro. Imana ishimwe, twongeye kunezezwa n'Imana muri kino gitondo cya kare. Aya masaha ya mu gitondo ni amasaha meza, ni amasaha yo kuramya Imana no kwihimbaza, ni amasaha yo kwibuka ineza y'Imana no kongera gusaba Imana ko yabana natwe umunsi wose. Turashima Imana rero kuri tariki ya 7 y'ukwezi kwa 7 ubwo twongeye guhura muri kino gitondo cyiza cy'umugisha. Ndabizi yuko ari umunezero, ndabizi ko ari ibyishimo, nta n'umwe bitagira umumaro, yaba njyewe tubana namwe mubasha kunyumva, twese bitugira umumaro. Reka rero dusome amagambo y'Imana tudatinze, dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Luka igice cya 2 umurongo waho wa 36. Luka igice cyaho cya 2 umurongo wa 36 haravuga ngo hariho n'umuhanuzikazi witwaga Ana mwene Fanuweli wo mu muryango wa Asheri. Yari umukecuru wa kera amaze gushyingirwa, yamaranye n'umugabo we imyaka 7. Noneho amara imyaka 84 ari umupfakazi. Yahoraga mu rusengero aramya Imana yiyiriza ubusa, asenga ku manywa na nijoro. Muri uwo mwanya nawe araza ashima Imana, avuga ibya Yesu, abibwira bose bari bategereje gucungurwa ku Yerusalemu. Imana ishimwe cyane. Ahangaha rero tugiye kuvuga kwiyiriza ubusa, ariko biturutse ku mbaraga za Mwuka Wera. Bibwirijwe, umuntu akiriza ubusa abibwirijwe n'imbaraga za Mwuka Wera. Mwuka Wera ari umutegetse ngo senga kandi wiyirize ubusa. Haleluya. We rero biratubwiye ngo ni umuhanuzikazi witwaga Ana mwene Fanuweli wo mu muryango wa Asheri. Yari umukecuru muri icyo gihe cya Yesu Kristo, ariko ngo yari ari n'umupfakazi. Umupfakazi wamaranye n'umugabo imyaka 8 gusa. Yamaranye n'umugabo we imyaka 7 yonyine, amara indi myaka 84 ari umupfakazi. Ariko ngo muri iyo myaka yose yubahaga Imana. Buri gihe ngo yahoraga ayoborwa na Mwuka Wera gusenga no kwiriza ubusa. Imana ishimwe. Yahoraga mu rusengero aramya Imana yiriza ubusa, asenga ku manywa na nijoro. Haleluya. Mwuka Wera amutegekaga gusenga ku manywa na nijoro, kandi akenshi akaba mu bihe byo kwiriza ubusa. Hanyuma nawe yari yarahishuriwe ibya Yesu Kristo. Imana ishimwe. Ahangaha avuze ngo hariho n'umuhanuzikazi, nuko ku murongo wa 25 bavuga ngo i Yerusalemu hariho umuntu witwaga Simiyoni. Simiyoni rero nawe yari umuntu w'Imana cyane, yari umuhanuzi w'Imana, nawe hari iby'Imana yari yaramubwiye kuri Yesu Kristo. Rero aba bantu bose Bibiliya ivugaho bagize icyo bavuga mu gihe Yesu Kristo bamujyanaga mu rusengero. Ababyeyi be Yosefu na Mariya bajyanye Yesu Kristo mu rusengero iminsi 8 ishize, nkuko n'uyu munsi ababyeyi bamaze kubyara umwana atangiye gusa naho afatika, bamujyana mu nzu y'Imana kugira ngo abakozi b'Imana bamusengere, bamusabire umugisha, bamusengere, bamurambitse ibiganza kugira ngo bibe umuhango w'itorero nk'uko kuva kera kose byari biri, no mu gihe cya Yesu niko byari biri. Rero mu by'ukuri kiriya gihe ngo bagiye mu rusengero, Yosefu na Mariya bajyanye umwana kumurikira Imana, ngo bagezeyo, haleluya, haboneka abahanuzi 2 bahamya ibya Yesu. Haleluya. Uwa mbere wahamije ibya Yesu ni Simiyoni. Simiyoni ngo yarabwiwe n'Imana ngo amaso yawe azabona agakiza k'Abisirayeli.
haleluya. Amaso yawe ntabwo uzigera upfa, ntabwo uzasubira, ntabwo uzagenda na rimwe, ntabwo uzava muri uyu mubiri utabonye agakiza k'Abisirayeli. Yari afite iryo sezerano aryicaranye bitewe n'uko yagize gute, yasengaga. Haleluya. Yasengaga ahabwa isezerano rikomeye cyane. Hanyuma kuri uwo munsi rero Yesu bamuzanye mu rusengero ngo aramufata Simiyoni, ngo aranezerwa cyane, ngo aramuterura, ngo aravuga ngo noneho databuja urasezera umugaragu wawe. Abwira Imana ngo sezerera umugaragu wawe kuko igihe noneho kirageze. Haleluya. Yari umusaza wari umaze kugera mu zabukuru, wari ushaje mu by'ukuri, yari akeneye kuruhuka, ariko ntabwo byari gushoboka ko agenda atabonye Yesu Kristo. Kandi kugira ngo abone Yesu Kristo biratubwira ngo yaje mu rusengero azanywe na Mwuka Wera. Ni Mwuka Wera wamufashe amuzana mu rusengero. Haleluya. Kubera yuko mu by'ukuri yari ashaje cyane, ntabwo arakija guterana, yari amaze igihe kirekire, afite imyaka myinshi cyane, ntabwo arakijya mu materaniro guterana nk'abandi bose, ahubwo uwo munsi kugira ngo amaso ye abone umukiza, byabaye ngombwa ko Mwuka Wera amuterura amugeza mu nzu y'Imana. Atanga ubuhamya. Ngo akimara kubivuga ngo ababyeyi be baratangara cyane, bumva koko mu by'ukuri babyaye umwana udasanzwe. Haleluya. Bari bazi yuko ibya Kristo ari bo babizi bonyine, ariko basanga hari undi muntu wagize gute, wabishishuriwe. Ana rero nani ko byagenze, umuhanuzikazi wahoraga mu nzu y'Imana asenga yiyiriza ubusa. Haleluya. Ndashaka mbabwire ku mbaraga zo kwiriza ubusa umuntu ahatwa na Mwuka Wera. Haleluya. Hari abantu biriza ubusa babihaswemo na Mwuka Wera. Mwuka Wera akabagenda akabwira ati fata ibihe byo gusenga, fata ibihe byo kwiriza ubusa, usenga Imana kugira ngo Imana igira ikivugana nawe. Uyu rero nawe yari umuhanuzikazi Imana yakundaga, nawe yari yarahishuriwe iby'umukiza Yesu, nawe aranezerwa cyane, nawe anezezwa cyane nuko Yesu Kristo amaso ye amubonye. Ndashaka rero kubabwira ngo yemwe bantu b'Imana, Mwuka Wera nakubwira gusenga, nakubwira kwiriza ubusa, ntuzabiteshe agaciro, ntuzabihinyure na gatoya, kuko ibingibi bigira imbaraga, bituma umuntu yuzura imbaraga za Mwuka Wera, bituma umuntu ahishurirwa cyane, bituma umuntu agira amahishurirwa adasanzwe iyo umuntu afashe ibihe byo kwiriza ubusa, ariko cyane cyane ahatwa na Mwuka Wera. Haleluya. Nuhatwa na Mwuka Wera kwiriza, uzirize iminsi yose. Mwuka Wera azakubwira uzayifate. Imana izakugira neza, Imana izaguhishura byinshi, Imana izaguha amahereko atandukanye, Imana izaguha n'ubwenge. Uzahabwa ubwenge buturutse ku Uwiteka Imana, kubera ko wumviye Mwuka Wera ugakora ibyo Mwuka Wera agize gute, agusabye. Ahangaha naho imbaraga zo kwiriza ubusa ziri, iyo umuntu abikoze abihatwamo na Mwuka Wera. Imana ibishimire, Imana bagire neza, Imana ibiteho cyane. Mwemere Mwuka Wera nakubwira gusenga iminsi yose azagusaba, kuko ari Mwuka Wera ugutegetse, uzabikore, uzabona umugisha uturutse ku Mana. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Mana turagushimiye, twongeye gushimira izina ryawe kubw'ubuntu bwawe bwinshi n'imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Uri Imana y'urukundo, uri Imana idahemuka, uri Imana itabura uko ibigenza, uri intwari mu ntambara. Turakunezerewe cyane Mana yacu, turakunezerewe cyane mubyeyi mwiza. Twongeye kunezererwa cyane kuko uri intwari mu ntambara, twongeye kunezererwa cyane kuko utacyunanirwa na rimwe, ntujutsindwa na rimwe, ahubwo Nyagasani Imana wowe uhorana insinzi, kandi uhorana insinzi, kandi uzahorana nayo iteka ryose. Reka Nyagasani Imana utange imbaraga ku bantu bawe mu izina rya Yesu Kristo, bakore gushaka kwawe, bakore ibyo wifuza, bakore ibyo bategeka, bakore ibyo basaba mu izina rya Yesu Kristo. Bagendererwe nawe, kandi Data wa twese uri mu ijuru, gushaka kwawe kujye kuba kuri bo Nyagasani Imana. Kandi Data Wera, mu bihe byo gusenga ujye uduha kugira ngo twumvire Mwuka Wera, dukore ibyo Mwuka Wera dusaba, nibwo tuzabona umugisha mu masengesho yacu no mu bihe byacu byo kwiriza, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.